Hello, 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 hello. So, hanyuma apu yacu ni iyi, reka tuyanisitaringe, hanyuma apu yacu ni iyi, reka tuyanisitaringe murebe. Kuyanisitaringa ni gutya, ubwo abantu batazi kwanisitaringa namwe muhise mubimenyera hano. Hanyuma turaza muri Play Store yacu, urabona ko apu yacu yizewe, ntabwo ari nka za zindi ukoresha ngo, kandi ikindi apu yacu ntabwo ikeneye ibishoro, ntabwo ukeneye kuba washoye ngo kugira ngo ubone amafaranga. Icyo ni cyo kintu apu yacu ifite, ni ukuvuga ngo reka tuyinsitare. Ubu turi kuyinsitara, mu kanya iraba imaze kugera muri telefoni yacu. Reka twopeninge iyi apu. Iyi apu ni ubuntu, turakanda roho, dusirayidinge, hanyuma tuhitemo imeri, ntabwo yafunguka nta imeri ufite. Ni ukuvuga ngo ukoresheje linki yanjye uri busange muri description, muri description urasangamo amalinki abiri, iya Binance ku bantu badafite Binance barahita bajoyininga, n'iyi y'iyi application. Ni ukuvuga ngo ukoresheje linki yanjye y'iyi application ntuyibone, ushobora guca muri Play Store naho ukayisangayo. Hanyuma apu yacu ni uko iteye. Hano ubu ngubu nta saveyi dufite, ntabwo dufite ibazwa uno munsi, uyu munsi ni kuwa gatandatu, nta bazwa dufite. Reka turebe none ibyo batumfaringa. Hano dufite ama ofa, iya mbere ni ugukina aya magemu abona hano yose ko yakabaye. Buri gemu iyo umazeho iminota bagenda baguhaye amafaranga. Amafaranga niyo azaza akavunjwamo hano muri aya makoyini. Aya makoyini urabona ngewe nsigaje igihe gito kugira ngo nongere mbikuze bwa kabiri. Ubwa mbere narabikuje, reba, ubwa mbere narabikuje, ubu ngubu bwaba ari ubwa kabiri ngiye kubikuza, sibyo? Hanyuma rero kugira ngo bize kugenda neza, kugira ngo ubone izi karita, amategeko n'amabwiriza ni uko ugomba kuba wakinnye gemu iri hano. Gemu iri hano ni ukuvuga ngo uremera amategeko n'amabwiriza, uraselegita, urahitamo gemu unayishyire muri telefoni yawe, buri munota bazajya baguha amafaranga. Ni ukuvuga amategeko n'amabwiriza yandi kuri iyi apu, ikintu
gitandukanye n'izindi app wamenye, ni uko utagomba gukora ikosa ryo kuzimya telefone, cyangwa se ngo kwa kundi uvuge ngo ndayirambitse ngiye mu tuntu. Nimba ari iminota 30 icara ukine, icara ukore task baguhaye, nabwo uzinjiza menshi. Ariko nimba wenda uyikoresha uri no mu mirimo, menya yuko nawe bitazoroha. Biriya byose mpisemo nawe uraza ukabihitamo, iyo umaze kubihitamo nibwo baguha access kuri izi game. Hano tugiye gukina rero game bagiye kuduha, baduhaye iyi niyo tugiye gukina. Reka tuyitangire, nayo turayigura muri Google Play Store, ntabwo tujya kure kuko iyi app irizewe, ntabwo tujya kure. Iyi app irizewe, ni ukuvuga ngo tugiye gukina game. Hano game tugiye gukina ni iyi ngiyi turi kwinstara. Ikindi ngomba kubabwira abantu bazi yuko bazakina ari offline, ni ukuvuga ngo mwakuyeho internet ntabwo bishoboka. Nimba ukeneye guhembwa na internet biriho, ntabwo bishoboka gukina internet yawe idafunguye. Niyo mpamvu ugomba kureba iyi video yawe, iyi video yanjye yawe ukayireba guhera itangiye kugeza irangiye. Nta bintu byo gusimbutsa, reka niwibeshya ugasimbutsa amafaranga aragucika. Hari abantu baba bamenyereye gusimbutsa